muraho mwiriwe murakomeye njyewe meze neza ndashima Imana ariko umva ikijwi ndi kuvuga wagira ni cy'abagabo biransaba kuvugana imbaraga nagiye ahantu gushakira abana ishuri ariko ubushize nahaje Imana niba ubundi njye narasaze mu minsi yashize najyaga gushaka ishuri nkava iwacu hafi 5:00 4:00 n'igice mbaga nashyizeho abakozi banjye simbizi cyangwa ikigo cyabaga ari icyanjye byabaga hari igihe cyageze nanjye nitekerezaho mbaza meze nk'umusazi icyo gihe cyakora wenda byaterwaga nuko nabaga numva mfite akabaraga gakeya hari ahantu nagiye babanza kwanga abana ngo ni batoya ngo ibiki ndavuga abana banjye nta kintu batazi kuvuga umwana ujya hari abana ngo abana nimba basigaye babashyira ngo muri maternelle ngo ubundi ngo babona ashoboye ngo bakahita ngo bamwimura ngo ariko ngo umwana ungana gutyo ngo hoya kuko biri kose ntabwo abazi kuvuga uwo munsi rero nakoze n'amakosa atabaho sinabajyana buriya n'ubu ufite uburyo n'ubushobozi n'ujya gushakira umwana ishuri kujya umujyana n'uyu munsi sinabajyanye ariko nari nabanje kuza ndabasobanurira mbere ndababereka noneho nsanga ubishinzwe turabisikanye ariko amudumfasha birakemuka ubu rero naje kuri gahunda yo kubandikisha nabuze ikintu managuza hano kuri tekawe mvuye na Kamiriya gufata icyayi nazindutse ubu ni 2:40 n'ingahe nzamutse ahantu nihuta kirameneka ndi kwibaza ko njya kukinywa nanjye ubwanjye mbona kidasa neza bikancangamura hano nafunze ubudredi nk'abatekamutwe abantu mu buvuga burya mutaza ko nyirango murabatekamutwe ariko nabufunze nk'abantu bari aho ngaho bari kubeshya ko bazi gufunga imisatsi kandi byahe ni mu bintu byanyihishe nabyo bibamo niyo mpamvu ubundi nkunda gusuka ibintu birebire buri ibintu birebire wafunga shinyo ukigendera ukazanayigumana mu mutwe wawe imyaka n'imyaniko ariko ikintu cyitwa utuntu tugufi ubu n'utu ndashaka ko twongera pe ko ndabona natazi mugabo ukuntu bisa ariko bararitushije mpita mbona mbaye keza ndamwigirira icyizere nahise mbona mbaye keza nabonaga ubundi ntazi ibintu nasutse ukuntu bimeze ariko ubu ngubu nsigaye mbona zarabaye nziza kuruta umunsi wa mbere bazinsuka hari n'abantu batazi ko ari diredi kubera baba babona hano hariho ibara abantu bamenyereye za diredi nyine ziba zisa umukara mujye mwivumburira nibyo byiza kuvumbura ni byiza njye nk'ubu narice ndatekereza ndasuka diredi z'umukara kuko nari naranazisutse ndebye amavideo mfite ndavana nabaga nsa nabi pe si ibi bintu nditaye kujya kubishyiraho cyangwa ndashaka kubishyiraho nkabimarana ukwezi nkabihambura natekereza uburibwe bwo kwicara umutwe umwanya amafaranga nkumva ntabwo bivamo ndavuga uko byagenda kose ngomba gushaka ikintu nakora noneho nkazasuka dread ariko ndibuzimarane igihe nagiye kuri Pinterest Imana yanjye reka mbabwize ukuri n'ubu ukeneye no gusiga inzara n'ubu ukeneye no kureba imyenda uri bwambara ugiye ahantu runaka ujye ureba kuri Pinterest iragufasha mu buzima akantu kose wumvaga kakuyobeye iragufasha ukagasobanukirwa rero nanjye niyo yatumye menya ko nshobora kuba nazisuka zisa gutya nagiyeho mbona ariko nkeka ko umuntu narebeho yari imisatsi kubonaga tworoshye tumeze neza ndangije noherereza umumama unsuka
ariko nsuka direde ntabwo ari ujya nsuka biriya bintu bindi njya nsuka bisanzwe. Ndamubaza arambwira ati cyane rwose byakunda wazisuka, iyo misuko ihari nibutse ko ari n'ibara ryanjye no mu bisuko bisanzwe, mpita numva ibintu biroroshye, numva ibintu bizambera, numva nzabikunda, numva noneho nzabimaranaho igihe, mbanze nkuze umusatsi ubundi nindangiza nzabikureho nisubiranire. Kera nari mfite imisatsi mw'abantu miremire, apana iriya mwabonye bakase, nari mfite imisatsi miremire ifunga shinyo, ndangije nzana ubushinzi. Kirashyushye, reka mbabwize ukuri twiganirire, mbabwire mfite amatsiko. Ubu uyu munsi ni intambwe ya mbere niyo kuza kwandikisha abana, mu minsi mike hazaba hakurikiye iya kabiri. iya mbere nakoze ku bijyanye no kwitegura ishuri, naguze inkweto. Ariko bana rubanda turahinda, naguze inkweto nazi nimba bavamo ishuri, nazi ngubu naguze inkweto zo kujyana ku ishuri nyine, wenda iyo batanabaye ishuri bari kujya bazambara mu buzima busanzwe, ariko njye naziguze umutima wanjye, ikintu cyari kirimo ari ukuvuga ngo ni izo kujyana ku ishuri. Ubu ngubu usaza hari n'uwazambaye menya namukubita, nabo barabizi ngo ni izo kujyana ku ishuri. Inkweto zabaye inkweto nabo baricara bakazireba gutya, inkweto zatubanye inkweto zo kujyana ku ishuri, ishuri ritaraboneka. Naguze inkweto rero ababyeyi b'abadamu turashya bamwe na bamwe muri twe. Naguze inkweto ntarabona ishuri, ubu mu rugo hari inkweto ariko naguze nkeya, buri mwana ubwo namuguriye umuguru umwe, buri mwana namuguriye umuguru umwe, usibye Mikayeli naboneye agakweto keza k'irindi bara ndakamugurira. Noneho abandi bagenda mbagurira umuguru umwe umwe w'umukara wo kujyana ku ishuri, ndataha mpita mbwira abantu bose ntimuzazibambike batagiye ku ishuri. Nk'abantu ntabwo nzi ukuntu nababwira, ni ukuri ko Imana irahambaye, Imana yarakoze, Imana yaramaye, ni ukuri nta kintu Imana itamaye pe, nta na kimwe. Bari abana basobanuye ibintu byinshi cyane 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 kuri njyewe. Rero ishuri, gutekereza ko bagiye kujya ku ishuri bifite ukuntu byangize mu mutwe. Wibaze ejo bundi ahubwo n'ejo nijoro naryamye ndavuga, ba bana natwise bambwira ku munsi wa mbere ko mfite abana 3 mu nda, nkagira ubwoba, wenda bikarangira niyakiriye. Ba bana bakinaga mu nda nkababara, rimwe na rimwe nkumva tutazabaho, yaba njyewe nabo. Ba bana bavutse bose bahumeka nabi, bakuze bagiye kujya kwiga, usibye ko ibi bintu wenda nyine byaraje hengeramo ikintu cyo kuvuga ngo bagiye kujya ku ishuri, ariko icyo kintu ndakigira cyo kubitegereza nkavuga Mana, kuko aba bantu 3 bari mu nda yanjye bafitemo ubuzima bumeze neza, baravuka, njyewe nk'umuntu nkabona biragoye, ntibiri bunakunde, nyine nkabona ibyinshi ntabwo mbyizeye, ariko kuko Nyagasani ni Nyagasani, aba afite ukuntu yagennye ibintu byo azabigenza. None aka kanya dore ngaba bari gukina, bari kunyurira, bameze neza. None bakunzi banjye, abana banjye bagiye kujya ku ishuri. Ndabizi ko hari abandi bantu babyaye abana bangana n'abanjye,
ndabizi ko ubu ngubu hari abantu bafite wenda banabyaye n'abana bane nyuma yanjye wenda nabo bagiye kujya ku ishuri nawe nyine hari ukuntu bireba ukavuga ati minerivare ni igishoro, minerivare y'aba bana yihaye umuntu cyangwa nanjye yinkubise batagiye kujya ku ishuri nagenda ngashaka ikintu nkoramo kandi kikanyinjiriza. Ni igishoro, ni igishoro pe. Icyo gishoro ushobora kuba ugowe no kukibona kikaza mu bice ariko abo bana bakiga, ariko ibaze b'abana batoya two tweneje ubundi wabonaga ari dutoya wirirwa wibaza mana aba bantu bazakura bagiye ku ishuri. Nanjye ibyo bintu nirwaga mbyibaza, nirwaga mvuga ni Imana singiye nzabona bagiye ku ishuri, numvaga nyine mfite amatsiko y'uwo munsi, usibye ko n'uyu munsi ataranashira. Mwumva ukuntu nashyuhaga nyine naguze inkweto naguze inkweto narabona ishuri, naguze inkweto ubundi nagiye ngiye kugura nanjye ngiye kugurira Kami gift, nagiye ngiye kugurira Kamama gift ndi kumwe n'umushuti wanjye Cynthia, inshuti yanjye magara, ntunsige ntituzasigane mwana wanjye. Tugiye kugura Kami gift tubona inkweto, bambwiye Cynthia nuzi n'ibindi ngiye kugura inkweto z'ishuri. Cynthia barambwiye hari igihe ubundi bazigaye, mba ndamurebye ndambwira ntabwo ndamenya we umwana yamaze kumenya yaziga, twararebanye ndaseka ndambwira ariko uko byagenda kose katugura inkweto z'ishuri kuwa mbere nzajya kubashakira ishuri, haba hikubisemo iby'uburwayi. Kuwa mbere se nahajya kwa kangahe umunsi ni kuwa kane. Kwa mbere ntaho nagiye, kuwa kabiri nagiyeyo, ubwo nibwo hari aho nagiye biranga n'ibiki byose ibyo bivaho. Ibyo bivuyeho nditahira, umunsi ukurikiyeho numva ntabwo biri bukunde ko njya gushaka ishuri, ndabihagarika mbisubukura uyu munsi. Ariko uyu munsi bwo ndabizi ko ndibuze kuribona, nyine nababwiye mbere uko byagenze, ariko simbabeshye. Nyuma yo kumara kugura inkweto ubu nazindutse ndicaye ahangaha ninshaka ngeze saa sita ntegereje umuntu azamfashe, gusa twavuganye ambwira ko ari hafi ko agiye kuhagera akaza tugakora ibyo tugomba gukora, abantu bakabandika. Ubu ndi kumva nibamara nko kubandika hari ibindi bintu ndi bwiyumvemo, ubundi mbaye mfite nk'ibiceri nari kuhita nambika iyo mu mujyi nkajya kugura amabaga, nkajya kugura noneho iyo umwana agitangira ishuri uba wumva ku ishuri nimba hari n'ikintu bajyana bakabaye babireka kugira umugurire n'utugurde, umugure uduki ariko bana reka mbabwize ukuri ndishimye wagira ngo niwe mwana nyine nibo ba mbere ngiye kujyana ku ishuri. Ariko nyine murabizi uburyo bangana n'umugisha, uburyo nababyayemo ntabwo mba mbyumva kugeza n'aka kanya. Niyo mpamvu n'ibintu ngiye kubakorera ko ukuntu biba bisaba kubikorerwa icyarimwe, akenshi birenga ubwonko bwanjye. Na kwa kundi nyine umuntu aba, reka mbabwire hari akantu abantu bajya bagira katari keza nkunda kukavuga rimwe na rimwe, abantu nimukabona umuntu abyaye abana batatu cyangwa atwite abana batatu ngo mujye kumubwira ngo abo bana ntibakunze kubaho. Ntabwo ari twe tugenera abantu uko bagomba kubaho, n'ababayeho ntabwo ari twe twatumye babaho. Bashaka kunywa icyayi nkashya, urumva n'abariho ntabwo ari twebwe dutuma babaho. Tubyara abana Imana ikadufasha kubarera, twaravutse Imana ifasha ababyeyi bacu kuturera no kubaho, bamwe bageraho bava mu buzima ariko umwana agakomeza akabaho. Uba uri guca mama w'abo bana imbaraga biteye ubwoba, uba uri kumubikamo ikintu cy'ubwoba kibi cyane.
ngo abo bana ngo ntibakunze ngo kubaho, ngo akenshi ngo niba ngo iyo bagejeje ngo umwaka ngo hapfa umwe, ngo ntabwo bose ngo babaho. Sinzi ngo ijye kubabyara ngo badahuje igitsina, ngo ugomba kugira imiti unywa, ngo sinzi ibiki n'ibiki. Niba uri kureba ikiganiro cyanjye utwite abana 3, ndagusabye buri kimwe cyose ujye wiragiza kuri Nyagasani. Apana kuvuga ngo abo bana ngo utwite ngo harimo ngo abahungu n'abakobwa ngo uzagira ibintu ngo ujya kunywa ngo ibiki. Oya, wenda kera twemere ko byabagaho, ni ibya kera, sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko Imana niyo iduhera abana ubuzima, Imana niyo iduha ubuzima. Wowe mama wabo niba Imana, reka mbabwire, nimba Imana yarapanze ngo uzabyara, uzapfa uri kubyara, ntaho uzabikwepera, ntabwo uzaba upfuye kubera abo bana. Abo bana n'umugisha, ntabwo abo bana ari abaje kugutera agahinda. Ushobora kuba utunze aka kanya, wenda urugero katuvuga amafaranga atari menshi cyane, ariko si na make kuko ntaho wayatora. Tuvuge ko ufite miliyoni 5 wabitse imyaka n'imyaniko, abo bana baraje, ntago watwita abana 3 ngo ubashe kujya mu bintu byinshi cyane ujya gukora n'ibiki byose. Ushobora kuba ufite imbaraga zo kuba, reka mvuga ngo wakwikorera, ariko utajya gukorera umuntu ugukeneye amasaha 20 nangahe, cyangwa byibura ngo abe gukeneye kuva mu gitondo, wenda reka dukabye tugeze saa 10, ngo ubu uriyo utabona akanya ko kugira ahantu wihengeka ngo uryame n'ibiki, biragoye. Wenda ugasanga akazi uragasezeye kubera ko twise abo bana, ugiye mu rugo, ya mafaranga utangiye kuyakoramo, baravutse, ubatunzemo ibiki, wenda ugiye ubona n'utundi twiyongeramo n'uduki, barenze aho bajya ku ishuri, ya mafaranga ararangiye, kandi wenda wumvaga ko uzahita ushingamo akantu ugakora. Ntuzajyeho ngo wicare uvuge ngo ngo ngiye ngo bano bana, ngo ngiye ngo gutya na gutya, ngo wumve ko abo bana ubanze. Iki kintu ntuzigire kigira umuntu wabyaye, kabone nubwo yaba ari umwana umwe, uwo mwana aba ari umugisha. Uzacunga hanini, ntabwo uburara nka kwa kundi imbere waburaraga ataraza. Ibyibura urarya, kabone nubwo warya rimwe ku munsi. Cyagiye wenda ushobora kuba umunsi wose waraburara ukanabwirirwa, wagira nubwo ko ushonje akakureba akabona uri kumutekaho imitwe, ariko aka kanya ushobora kurya rimwe ku munsi ariko ukarya. Rero iyo umwana none harenze umwe, harutangira kuvanga ibintu, hagatangira gutekereza ibintu byinshi, hagatangira kuvanga amadosi, hagatangira gucumura, agakora amakosa ku Mana, agatangira mu mutima we agatekereza ibintu nk'igihumbi bibi, akamera nk'uri kwicuza, akamera nk'umuntu. Oya, nujya wumva n'icyo gihe cyageze, ujye usaba Imana igushoboze. Ushobora kuba ubafite, wenda mama wabo yarababyaye akitaba Imana. Ushobora kuba ubafite, wenda warababyaye papa wabo akitaba Imana, cyangwa mukabona n'akazi mufite, ariko bizagenda neza. Hari abantu nigeze kubona kuri YouTube shahu bafite, simvuze izina ry'iyo channel, ariko ikiganiro cyabo nyibona bavuga ngo bamutereye abana n'ibiki. Imana imbabare, ku ruhande rwanjye nabonaga atari ibintu nizeye koko ko umubyeyi yabataye. Hari n'umuntu twarebanye icyo kiganiro arambwira ati birashoboka, ashobora kuba yarabataye, atabana ariko ntabwo babaho, bari abana 3 nabo b'imanga. Ntihaciyemo umunsi umwe, niba atari 2, mbona ngo wa mubyeyi yagarutse. Wareba abo bantu mu maso yabo ukabona nta gutandukana kwigize kubaho. Izi social media nazo zizadukoresha amabara. Hari abantu ngo bazi ngo ziriho ngo ikintu kiswe ngo ifaranga, ngo ryarindi ryadanje ngo ujyayo ukayora. Mujye mwitegereza abariho murebe nimba bayora, mubone kuza kuvugiraho ibintu. Mujye mwibuka ko ibintu tuvugira kuri izi mbuga nkoranyambaga bidasibangana. Nanjye ibindi kubabwira ntabwo bizasibangana. N'abuzukuru banjye bazazabibone, Imana izabame kandi izame n'ubuzima nabo tumenyane. Abuzukuru banjye tumenyane. Rero buri muntu wese ufite abatriple utorohewe muri ibi bihe byo kubatangiza amashuri, byo kubarera, ndagusabira kwa Nyagasani ko Imana yatworohereza twese.
Imana iduhe amafaranga, Imana iduhe ibiceri byinshi, Imana itube hafi muri byose. Mfite amatsiko kajye kwandikisha abana agabanyuke, nizeye ko ndi bubone ishuri. Ikindi ubu noneho negereje umunsi wo gutangiraho ishuri, abana bari mu tubaga n'abantu ntabwo sinzi, mba numva uwo munsi uzaba ari amateka kuri njye. Ngomba no kuzafata video kuko ntabwo nakora ikosa ryo kubyibagirwa, kuko abana banjye nabavugaho bukira bugacya. Abantu mutarabona urubyaro ndabasabira kuri Nyagasani, Imana ibaha abana bose mwifuza, ingano yabo, abana bameze neza, bafite ubuzima bumeze neza, kandi namwe Imana ibaha ubuzima muzirerere. Ababyeyi mwese ndabasabira ubuzima kuri Nyagasani, Imana ibaha ubuzima buzira umuze, Imana ibiteho. Ndabakunda cyane, bye bye.